bari hano bangana iki bafatiwe muri ayo makosa? Abantu bari hano mu by'ukuri ni abantu 282 abamaraga kugerwa ku buryo bagera mu modoka bajyana imodoka tukabafata tukabazana hano icyiciro kikaganirizwa. Mubonye ko bavuye hano baraganirijwe kugira ngo bumve ko ni igikorwa dukosore imyitwarire mibi yose irimo igaragara muri iki gihe cya korona yazamuye n'umurego. Mwabasabye iki? Twabasabye ubufata, tubasaba kujya batangira amakuru ku gihe kandi icyo bavanye hano kikaberekeza, bakumva ko inyigisho bahawe yo gufatanya n'ubuyobozi kubahiriza no gukaraba, kwambara agapfukamunwa, gutana umuntu, hari n'abafatanyira ku kaboko, nibo ubwabo bagomba kwirinda, twe tungana by'ukuri ndetse ko nabo bashoboye kurwanya n'iki cyorezo cya covid. Hari abo tuzugura ubukana bw'inondwa ashobora kuba ari indwara yoroheje kandi nayo mpamvu ituma badakurikiza amabwiriza. Ni urugamba turimo turwana kutumva ko ifite ubukana, nicyo gituma batanubahiriza amabwiriza. Bacu barimo koko ntabwo byaduca intege, ahubwo abo nibo tugomba gushyira kugira ngo bumve ko iki cyorezo gikomeye atari byo. Mwaharaye mwabyakiriye mute? Ni byiza kuko nabiraburizaho umujyanye ikintu cya mbere kongera byiyumvisha neza nyine kandi nkanabyumvisha nabo tuzaba turi ko agapfukamunwa cyangwa ikindi kintu cyo kwirinda kugira iki nta wundi muntu bwa mbere umuntu wambaye n'ingiyo. Uburyo bwo gukurikiza zino ngamba ukurikije nuko bari bumeze mbere ubona bidohoka cyangwa kubikurikiza bigenda byubahirizwa kurushaho? Byubahirizwa kurushaho, gusa hari bamwe bagenda badohoka buhoro buhoro. Abadohoka se biterwa n'iki? Kumva yuko icyorezo kitari real, ariko ndagira mbabwire ko iki nyine koko kiriho kandi cyica.